ariko buriya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe. Wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? niyo ntego yabo. baravuga ati twe tuzamamaza ibibi, nta kandi kazi tuzakora, tuzamamaza ibibi. hari n'abandi bafashe intego nk'iyo mfite, baravuga ngo tuzamamaza Yesu, tuzamamaza ubutumwa bwiza. Nizambika ubusa abanyarwanda uko bana tubarera, ariko abana abakuru ari iki uko turerwa, uko turera babandi rero navuze n'ibibi by'abwenge. turongeye turabashuhuje kandi tubifurije ineza y'Imana. tugarutse muri za gahunda zo kubabwira ijambo ry'Imana no kuganira, kugira ngo dukomeze twungurane inama ku by'uru rugendo, cyangwa se twungurane ibitekerezo, cyangwa se dukomeze za gahunda zo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Imana nibagirire neza, Imana nibahe umugisha. amazina nitwa Mbwirifitiye. nimugubwe neza kandi Imana ibishimire. hari abantu benshi bakomeje kujya bakurikirana ibiganiro byacu, bakagenda batubwira yuko ibiganiro byacu bibubaka. niyo mpamvu mubona dukomeza kugenda tudacika intege, kubera yuko hari abantu ibiganiro byacu bifasha, hari abantu bigira aho bikura, hari abantu bigira aho bijyana. kandi mu byifuzo tugira nuko twifuza ko abantu bava mu byaha, cyangwa se abantu bakubakwa mu buryo bwo kubakwa mu mitima, bagakomeramo imbere, bakagira gukomera, bagira n'ibibazo bakabyakira, bagira n'ibyishimo nabwo bakabyakira, ariko bagakomeza gukomera kandi bakomereye mu Mana. nibwo buryo bwiza buriho. rero ntabwo tuza ahangaha kubera ko tuza gusa, ahubwo tuba tuje no kugira ngo twubake imitima ya bamwe yatendebutse. kandi nawe wumva utarahuguka ngo uboneke, nawe wubakwe, biroroshye kugira ngo uboneke, kubera ko igihe kirageze kandi kirasohoye, niko ijambo ry'Imana ryambwiye, kugira ngo muhuguke mukorere Imana, mumenye ko Imana iriho, kandi mumenye ko Imana izahoraho igihe cyose. Ikingura umutima TV, amahoro y'Imana nabane namwe. wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu murwa mukuru, mu mujyi wa Kigali hagati, Imana nibagirire neza, Imana ibahe umugisha. tubahaye ikaze kandi turabifuriza kugira ngo mukomeze mugume, mukinguke, kandi imitima yanyu ihugukire kumva ijambo ry'Imana. rero intego n'ubundi niyo ngiyo. reka dusenga Imana, hanyuma dutangire twumve icyo umwuka abwira amatorero muri iyi minsi. Imana Data, mu izina rya Yesu, turi imbere y'ubwiza bwawe, ngwino ubane natwe, tugirire neza. tugiye kuvuga ijambo ryawe, tugiye kwamamaza izina ryawe. ngwino uganze kandi ukomeze kuganza, ubwami bwawe bukomeze kubana natwe, ube muri twe kuko bwije niko bukeye, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. tugiye kuganira amagambo y'Imana aboneka ahangaha muri iki gitabo cy'Abami ba kabiri, n'ibice byaho 20. turasoma ku murongo wa 11, ku murongo wa 11. ariko reka duhera ku murongo wa 10. umurongo wa 10 haravuze ngo, Hezekiya aramusubiza ati, biroroshye yuko igicucu kijya imbere intambwe 10, ahubwo nigisubire inyuma intambwe 10. nuko umuhanuzi Yesaya atakambira Uwiteka ahera ako igicucu cyari kigeze
mu rugerero rwa Ahazi agisubiza inyuma intambwe 10. Iri ni ryo jambo ry'Imana tugiye kuganira. Tugiye kuganira ku mwami witwa Hezekiya. Uyu ni umwami wabayeho mu gihe cy'Abisiraheli. Ni umwami wakoze imirimo ikomeye. Ni umwami Bibiliya ivuga amateka akomeye, kandi ni umwami washimwe n'Imana mu gihe cye. Tutarinjira mu buryo bwa Hezekiya, ariko tumaze kumva ko ari umwami wakoze agashimwa n'Imana mu gihe cye. Bivuze ko buri muntu wese agira igihe cye. Nawe ufite igihe cyawe, nanjye ufite igihe cyanjye, n'undi afite igihe cye. Ariko wowe uri kumva ikiganiro turi kuganira, wowe igihe cyawe uri kugikoresha ute? Ese uri gushimwa n'Imana mu gihe cyawe? Muri iyi minsi hariho inkuru zigiye zitandukanye zigenda zica kuri social media. Abantu benshi mugenda mubibona. Hari abantu bafite intego cyangwa se bagize imigambi yo kwamamaza ibibi. Niyo ntego yabo. Baravuga ati twe tuzamamaza ibibi, nta kandi kazi tuzakora, tuzamamaza ibibi. Hari n'abandi bafashe intego nk'iyo mfite, baravuga ngo tuzamamaza Yesu, tuzamamaza ubutumwa bwiza. Hari n'abandi bafashe intego yo kuvuga ngo tuzarwanya abamamaza ubutumwa bwiza. Abo bose bari mu kazi. Wowe uri gukora iki? Ni iki uri gukora mu gihe cyawe? Uri kurwana n'iki mu gihe cyawe? Uri kwamamaza iyihe nkuru mu gihe cyawe? Uri aho gusa nta kintu uri gukora. Igihe cyawe uri gushimwa nande? Abamamaza ibibi bashimwa na Satani, abakora ibibi bashimwa na Satani. Wowe uri gushimwa nande mu gihe cyawe? Mu gihe cyawe wowe uri gukora iki? Uri gushimwa nande? Uri kurwana n'iki mu gihe cyawe? Bibiliya itubwiye umugabo witwa Hezekiya. Ni umwami w'Abisiraheli n'Abayuda. Bibiliya iratubwira ngo uyu mugabo Hezekiya yakoze imirimo ishimwa n'Imana, akora imirimo ikomeye, ariko mu gihe kiza kugera ararwara. Arwaye, Imana irareba. Hezekiya arwaye, ngo Imana iramureba, iramwitegereza, ibona Hezekiya uburwayi arwaye bugomba kumwica. Imana iravuga ngo ntabwo Hezekiya yapfa ntabimumenyesheje. Murabizi niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta kizaba ku ntore zindakira ku manywa na nijoro nta kimenyesheje izo ntore. Ngo Imana ituma kuri Hezekiya, ituma umugaragu wayo cyangwa umuhanuzi witwa Isaya, iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya umugaragu wanjye, umubwire ngo raga, tegeka iby'inzu yawe, bwira abana bawe ko igihe kigeze, baha iminani, bateganyirize, ubabwire uko bizagenda. Uzajya ku ngoma umushyire ku ngoma, uzaba ukomeye ubimubwire, uzaha ikibanza ukimuhe. Umuntu wese uzaba icyo azaba cyo ukimugire, hanyuma wowe ibyawe ugiye gupfa. Indwara urwaye ntabwo uzayikira, ahubwo izakwica. Rero Imana ibwira umugaragu wayo Yesaya, iramubwira ngo Hezekiya indwara arwaye izamwica. Genda umubwire uti Hezekiya raga. Yesaya aragenda abwira Hezekiya, aramubwira ati tegeka iby'inzu yawe, kuko indwara urwaye ntago uzayikira, ahubwo indwara urwaye izakwica. Ngo Hezekiya byumvise yerekera ivure, arahindukira areba hirya. Mu yandi magambo, agarura umutima ku Mana. Aragaruka, agarura umutima, aravuga ati ntabwo byashoboka, ntabwo byumvikana, byaba bigenze gute? Ngo atakambira Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka, wibuke ko najyaga nkora imirimo yawe, wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe mu buryo butunganye, wibuke ko najyaga nkora imirimo itunganye, wibuke ko najyaga mvugira Imana, wibuke ko ntigeze ndenganya abantu. None ngiye gupfa gutyo, ngiye gupfa igihe kitageze, ngiye gupfa nkenyutse. Ngo hanyuma Yesaya ataragera mu murwa, ngo
Imana iramubwira ngo Yesaya, numvise gutakamba kwa Hezekiya, numvise amarira ya Hezekiya, numvise umubabaro wa Hezekiya, numvise agahinda ka Hezekiya, none subira kwa Hezekiya ugende umubwire ngo numvise gutaka kwawe, numvise kwinginga kwawe, numvise amarira yawe, none kubaho kwawe nongeyeho imyaka 15. Aragenda aramubwira ngo Uwiteka arambwiye ngo nigaruke nkubwire ngo ntabwo ugipfuye, ntabwo uzapfa. Muririmbyi yaririmbye gutya, yaravuze ngo ntituzapfa ahubwo tuzarama, ngo kugira ngo dutekerereze abantu imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Hari abantu benshi bazi ko gupfa nyina n'ibyo ngibyo, upfa rwaje rwabasati, ariko oya, ndakubwira ngo niba wizera Imana ntabwo uzapfa ahubwo uzarama, kugira ngo utekerereze abantu imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Twari turi kuvuga ku buryo bwa social media abantu bari kwamamaza ibintu bidafite umumaro, ariko wowe ndagira ngo ufashe twamamaze ubutumwa bwiza, umfashe twamamaze inkuru nziza ya Yesu, twamamaze umwami wacu, twamamaze ineza ye, twamamaze kugira neza kwe, twamamaze imbaraga ze, twamamaze imbabazi ze, twamamaze urukundo rwe, tumwamamaze abatamuzi bamumenye, tumwamamaze gukomera kube kurekure, tumwamamaze ibyiringiro biboneke, tumwamamaze imbaraga ziboneke, tumwamamaze mbese natwe twumve twubakitse mu buryo bw'umwuka. Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha. Hari abantu benshi bakunda inkuru za Yesu, hari n'abazanga, ariko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo genda ubabwire, genda ubabwire, genda ubabwire inkuru, genda ubabwire inkuru za Yesu. Kera bajyaga baririmba ngo tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, nabo bakizwe be kujya mu muriro, cyangwa nabo bakizwe be kurimo. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo niba wumva wagira umwete wo kwiyarura no kuva mu biteye isoni, mu bidafite umumaro, ndagira ngo nkubwire ngo iyarure hakiri kare, iyarure hakiri kare, uve mu bizira hakiri kare, uve mu byaha hakiri kare, ugarukire Imana. Imana yiteguye kukugirira neza, Imana yiteguye kukubabarira ibyaha, Imana yiteguye kukubarira ibicumuro, Imana yiteguye kugufata ukuboko, Imana yiteguye kuguhembura, Imana yiteguye kukubaka bundi bushya, ukubakika ukaba wubatse rwose. Kandi Imana yiteguye kugutambagiza kuko yatambagije Morodekayi. Buriya Hamani yarazi ko ibya Morodekayi birangiye, amaze guhabwa uburenganzira, amaze guhabwa ububasha, ariko ijambo ryaratubwiye ngo birahinduka. Ibyo abayuda bari kugirirwa ntibaba bakibigiriwe kubera gusenga no kwiyirinda ubusa. Imana irabihindura, ubuzima burongera buragaruka. Rero mwene data, Imana nikugirire neza, Imana nigukomeze. Ijambo ry'Imana nakagaruka tuzakomeza tuganire, kandi Imana ikomeze gufata ukuboko. Hari igihe waba uri mu bihe bikomeye, hari igihe waba uri mu bihe bigoye, hari igihe waba uri mu bihe biruhije, ariko Imana ikomeze igufata ukuboko. Imana ikomeze igufata ukuboko. Imana ntikurekure, ahubwo kugira neza kw'Imana ukubone. Mureke abantu dusiganwe dusiganirwa gusingira icyo Kristo yadufatiye, nibwo tuzabona amahoro dukwiye ku Mana. Reka rero mbasengera Imana, Imana ibagirire neza. Niwumva waca bugufi uce bugufi, niwumva wakwihana wihane, niwumva wakizwa ukizwe. Ariko umwanzuro cyangwa se icyemezo ubutumwa nakuzaniye ni ukubwira ngo amamaza Yesu, reke Yesu yamamare, nibwo uzabona iby'Imana yaguteganirije. Mana Data, mu izina rya Yesu, iri ni ijambo ryawe, reka abantu bawe bagubwe neza, kandi ijambo ryawe abaryumva banaryumvire, imbabazi zawe ziboneke kuri bo. Urakoze, ni mu izina rya Yesu, amen.